wari uzi ko ubwo ahantu tugeze ushobora kubaka website nta coding ukoze, byo kuvuga ngo programming ibintu nk'ibyo nta na kimwe ukoze. Yego nibyo kuko 1/3 y'ama website ariho ku isi uyu munsi yubatswe ntabwo yakozwe mu buryo bwa coding. So muri challenge uyu munsi wa kabiri tugiye kuza kureba uburyo wakubaka website nta coding ukoresheje kandi ikaba ari professional nka zino mubona zigiye inyarwanda, umuryango n'ibindi. Ni muri challenge y'imisi 7, uyu ni umunsi wa kabiri, ntucikwe. Welcome to the day 2 challenge, aho turimo turubaka website y'ikinyamakuru ariko yabyazwamo umusaruro mu buryo bw'amafaranga. Uyu munsi wa kabiri, umunsi wa mbere twarebye uburyo wakubaka nyine website n'iki korute, ikinyamakuru gikorute, tureba ubwo bw'ama website n'ibiki. Uyu munsi tugiye noneho kubaka ya website twarimo turavuga ejo. Niba utararebye video ya mbere, challenge ya mbere, nakwigira gusubira yuko banza kujya kuyireba. Kandi nabwo niba utarageze urande ma video nakoze ku ino YouTube channel, aho nawe nababwiye uburyo umuntu akoresha ChatGPT neza, uburyo umuntu prompting ChatGPT neza. Nakoze ama video k'ibyo bintu kuko ubu noneho iyi ni advanced session, aho noneho nyine tugiye kujya gucya mu bikorwa ibyo tumaze iminsi twiga ku bijyanye na ChatGPT. So twagiye into the content. So uyu munsi ntuze tugiye kubaka website bita online business with Teacher Sam. Category 9 ni online business, ariko wowe ntabwo ari izindi uzakubona, nawe uzareba 9 yawe yuhitamo. Ejo tuzareba ubwoko bwa 9 umuntu yarebamo. Category ngiye mfite ni AI education, ChatGPT, digital marketing na online business. Izi nizo category nzandikaho. So gukora logo, uragenda ukuntu ukora logo muri ChatGPT, logo ya business. Uzaza uvuga ati logo ni horizontal, niba ushaka logo isa nk'ari horizontal cyangwa se iri vertical bizatewe nuko bishaka. Uyihe kara, amabara ushaka ko logo izagira ute, amabara logo izakoresha kara code. So uyihe, ubwire ibara rya mbere, uyibwire amabara ya kabiri, uyibwire icon igomba gushyiraho n'ibizashyiraho icon y'ikoranabuhanga ibijye bitandukanye. Nurangiza uyibwire igira ute igukorere logo iri simple. So nanjye nuko nabikoze, nayibwiye izina rya business ya ChatGPT, nayibwiye uribona, nayibwiye ati business title ni online business with Teacher Sam. 9 ni category, 9 ni online business. Category ni AI education, nibwira horizontal logo, ni amabara color code, nibwira gushyiraho icon that symbolize online business, make a logo simple and professional blah blah. Yes, inkorera logo imeze gutya. Urabona ko kano karogo ntayo gatwaye. Challenge ya mbere rero, genda nawe ukore telefone yawe cyangwa mashini yawe ukore logo y'iyo 9 wahisemo. Uze kuza kunyuza kuri WhatsApp, uraza kumaza kuza kubona na WhatsApp na ipininze muri comment. Hariho na WhatsApp group joining, umusharing amarogo mwakoze turebe. So twagiye rero, kuko nawe babwiye tuzubaka website ijya kumera nk'igihe.com. So ariko nanga tugiye ibintu tugiye gukoresha, tugiye gukoresha free tools. Free tool turakoresha tool bita Blogger ni ya Google. Nta hosting tuzagura, nta domain tugura. Hanga ni trial, ni ukureba ibi bintu birakora ese ibintu wabyinvestinga, ibintu babishyiramo imbaraga. Hanga ikintu cya mbere ni ubumenyi kurenza ibindi byose. Ubumenyi nababwiye, ubumenyi hanga ngiye kubaha buri mu bice bwabyaza umusaruro uburyo butatu. Uburyo bwa mbere nuko nyine iki kinyamakuru wazagikora ukagikoresha, ukazajya ugikora amafaranga mu buryo bwa monetization, bwa buryo navuze bugiye butandukanye. Buri buryo bwa kabiri nuko nawe wazajya ubikorera abandi, ukazajya ubigira ute, urya amafaranga ubakira ukorera zino Blogger. Kuko umuntu yagwanga nka 50 ukamwubakira Blogger, kuko nyine umva ni simple,
ntabwo biza gusaba kugura hosting na domain name. So ikindi nawe ushobora kuzajya urite ukorera ama website ugakorera abantu ma Google AdSense. Buriya wafashe website ukayimonetiza ifite Google AdSense imeze neza, amacyo wayigurisha ni 300. Ibaze rero mu kwezi ugiye ufite nka monetize website nkenye, urumva ko ufite hafi nka 1,200,000. Ni ibintu bishoboka nshuti yanjye. Ikindi cya kane wabyaza umusaruro bino ngiye kukubwira nuko wazabyigisha abandi nkuko ndi kwigisha nanjye YouTube channel. Niba monetize nzatangira kubona amafaranga. Ibi ni ibintu ikiza cy'iyi content ntago isaza. Nyuma y'imyaka 3 abantu baza kuyireba uko baza kuyireba bazasanga YouTube channel amaze kuyimonetiza ntangiye mbona amafaranga. Nubwo buryo bune guys ushobora kubigira ute kubikuramo amafaranga. Ni nubwo buryo nonye mbibasobanurire, ni nubwo buryo buri professional bwa online business. Nuko hari ikintu runaka uri gufasha abantu. Okay, reka tuve amagambo twagiye. Nono gutangira baza kugenda urajya muri Google yawe, muri Gmail yawe, urinjira muri Gmail yawe nk'ibisanzwe. Uri muri Gmail yanjye, iyi ni Gmail yanjye ninjiyemo. Urazamuka hano hejuru mu nguni, hano hari utudomo twinshi uta Google Apps. Umanuke uri kubonamo akantu bita blogger. So ushobora kutakabona muri mo hano kanza mbere ku bundi buryo wayibona, ukande kuri blogger. Niba ari utari kuyibonamo uzazana ngo muri browser yo muri Google nk'ibisanzwe wandikemo ngo blogger. blogger.com. aho waca hose waza kugira ute waza kuhagera, ariko uburyo bwiza no gucara muri Gmail yawe. Iyi ni tool ya Google igufasha kugira ute, igufasha kubaka website, especially website y'inyamakuru. So blogger yanjye murabona ko nahageze, ngiye kuzanga nkora icyo bita create your blog. Nze logging in with my email. Numara kuroging ugeze ahangaha uraza guchuzinga choose the name of your blogger. Ni izina rya website yawe. Izina rya website yanjye ni online business with Teacher Sam. Ngende kuri next. Ahangaha rero ni ya domain name. Murabona ko domain name yacu kuko iri free, hano izagirangizwa na bloggerspot.com. Ndaza kuza kubereka kuko ahangaha turimo turakoresha free, kuko nyine ari biri free baraza gushyiraho advertising yabo. Nitumara icyumwe n'igihe tumaze kubikora, maze kubona ibintu ko birya wabibyaza, wabishyiramo amafaranga yawe cyangwa se wakinvestinga, nzakwereka uburyo ushobora kugura domain name ukayigura 16,000 ukaba bino byabisimbuza. Aka this moment ntabwo turimo iyo gukoresha amafaranga, tugiye gukoresha free domain iriho nyine iriho bloggerspot. Online business with Teacher Sam. Wowe ushobora kuzayishyiramo ahangaha ukagura ngo reba nk'urugero. Ushobora kuyishyiramo ugasanga tubona kanshyiramo nka Teacher Sam. Bano uko nako bari kumbwira ngo the domain name is cyangwa blog address is not available. Blog address rero uzajya ushyiramo kugira igihe ubonye ibiri available nyine bitarafatwa. Urabona nk'ingi barimo barakubwira ko the blog address is available, bivuze ngo nta muntu wayifashe. Ngo ushaka gusacinga iyi website ngiye gukora uzajya wandikamo ngo online business with teachersam.bloggerspot.com. ariko ushaka ngo online business with teachersam.com ibyo yishyurwa at this moment. ntabwo ndi gushaka ko mugira amafaranga yanyu mukoresha. Ibyo ngibyo muzakorwa n'umuntu watangiye kuba seriye ushaka gutangira kubibyazamo amafaranga. Ujya kuri hano ushyiraho display name, ukajyana kuri display name, uko display name ni online
izina nyine ni rya zina rizajya rigaragara umuntu ajya ufungura website online business with Teacher Sam. Nibyo nshaka bizajya bigaragara. Ninangiza nze kuri finish. Voilà. Ubungubu aka kanya tuvugana website yanjye iri basic maze kugira ute maze kuyikora n'inzangaha hano hejuru nkazanga kuri view blog no kuvuga ngo website yanjye iri basic namaze kuyikora muri kwibona iyi link nyigusharinze wayibona ni online business with Teacher Sam. Iyi ni blog none reka mfata iyi blog yanjye ikiri simple ariko nyuma muri kwibona nagira nk'inyarwanda ndaje mbere yuko tujya kuyigira nk'inyarwanda ibere reka none nse nk'upostingamo inkuru ndazanga kuri post nzano kuri title hari post anga nakoze iyi title nishyiremo gizi content nakoze zanga nyipostingemo iyi content yanjye reka nshyiremo ifoto ndazanga aho nshaka gushyira ifoto nshyiremo kiriseri nkande inta nzano hejuru ni kubabona hanze ngo insert image nze noneho barakubwira ngo upload image from your computer. Nze nshyiremo ifoto runaka iyi foto yanjye ndazanga kuri setting yayo nshyiraho original size hano ko yagiyemo ninanye nzanga nsacinge nkore icyo kwita web category nyite wenda category ya chat GPT. Post yanjye mbona ko nyirangije ndaje nyipublishinge confirm. So ninza kuri ya website yanjye hano nka refresh hano hejuru mbona ko ya nkuru yagize ute ya nkuru yanjye yaje reka nshyiraho n'indi nkuru ya kabiri kugira ngo tubone hagiyeho inkuru ebyiri. Agiye posting nongere nze aho nshaka gushyira ifoto tuvuge ifoto nashaka kuyishyira ku mwanya wa kabiri ngaha ngenze nyediting inshyiro original size update iyi foto uyikanda ukata kujya kuri setting yayo ukata kujya kuri original size. So nako ya foto yanjye yagize ute yagiyemo. So ni nayo nze nkore reba nyite wenda online business inangiza I publish it. Nako yagiyemo inkuru zanjye ebyiri ndazanga hano ngere kuri ya website yanjye nze ngirute nze nyi refreshing. Mwana ko hamaze kujyaho post zingahe post ebyiri no post nyikanzeho gutya nyikanzeho gutya ubona ko naza gusoma iyi nkuru yose ngirute. So muri kwibona
ko inkuru yanjye irarangiye. Ibi ngibi guys byamaze kugera kuri Google, ibi ngibi nabisharing, simple as that. Ariko nkuko muri kwibona nyine ni muri nkuko muri kwibona kari very simple. Ariko iyi nkuru nshatse nazanga kuri kano kantu nkayisharinga, nafatira inkayijyana kuri WhatsApp, nafatira inkayijyana kuri Twitter, nafatira linki. So iyi linki nayibasha ndaza kubasharinga muri link mu birebe muri group ya WhatsApp cyangwa muri description. So nkuko muri kwibona iyi ni basic blog, but guy abona ko ingiri very simple, ariko nongeye mbabwiye nubwo ari simple nayo yaba monetize, being honest. Ariko kwenye timo turashaka gukora ikintu kiri professional nyine nkuko kwa kwigihe, nawe murabyumva nyine ikintu kimeze gutya. So rero setting hano hari ahantu handitse ngo theme. So tugenda no gushyiramo theme nshyashya dukuye ahandi hantu. Hari website, iyi website ndayibaha. Iyi website bayita, niho tugiye gukura theme tuza gukoresha. Ni website bita Guya Beat Template. Ni igurisha cyangwa se itanga template za bloga wagenda gukoresha. Ubona ko ziba zuzuyeho guys, ni nyinshi cyane. So uzazanga kuri free blog. Okay, tuwenda wozaza hano urebe ama design uri kubona uri gushaka wowe wakunze, nurangiza uze ugirute uze uyikandeho. Kamfata ngiyi newsology blogger, nurangiza ubanze uza hano kuri live preview live. Ubanze uze uyirebe utaragira utarabanza ubanze urebe uburyo yayo. Mubona ko uburyo iteye ntago mujye ukoresha nakwijana nk'igihe, ariko biri muri same category nayo. Urumva ko urabona ko nakanyamakuru keza gafite hano title, menu, bla hano muri kwibona hano hejuru. Hano hari ama social media, hano hari amakuru. Reka turene nidukana ku nkuru mu ugiza kuza kubimeze. So nuko izajya ibimeze, inkuru yacu nuko izajya ibimeze. So none tugiye kubaka rero iyi template, niyo tugiye kujyute, niyo tugiye kwifashisha. Uzazanga uze kuri download. Okay, nimara kuba download uze urano ko zipped file ziba zifti. Hano harimo za content zo to download zirahari. Uraza kugureba kano kanditseho ngo ni newsology free version cyangwa se karangizwa na XML. Niko tuza kuza gufata tugaterure tukavane mu izi ntuze. Niyo mu by'ukuri niyo website ya nyayo. Nurangiza uze muri ya bloga yawe, ya bloga ufite. Winjira mahanga muri ya setting ya Gmail ya. Nurangiza uzanga muri theme, uzanga nsenga customize, wandika uzanga kuri restore, upload, uploadingemo ka kantu twakuye Maria kano uploadingemo. Icyo twauploadinzemo dushyizemo nyine ya new template. So nituza gusura ya blog yacu, voilà, muri kubona ko gizute, murabona ko yahindutse. Irahindutse kuri akara kantu nshizemo, ariko muri kwibona ko iracyariho amarogo atara yacu. Nubwo muri kubona ko hariho post zingahe, harimo za post zacu byitwa postinze, murabona ko ariho ziriho. So ikintu tugiye gukora, tugiye gufana tubanza duhindura iyi menu, turahindura logo, duhindure menu,
duhindure n'ibingibi nga about byose tubihindure bibe ibyacu. What we are going to do, turasubiramo ahandi tubanza tuzanga uzanga setting uze muri layout. Nurangiza urabona ko iyi layout bigiye, urabona ko hano hariho logo, header logo, uze kuri edit ya logo yawe uzugira ute, hano handitse ngo input URL uzanga kuri upload from computer. Nurangiza ufate ya logo yawe ugira ute, ya logo yacu twakoze tugira ute tuyuploading. Nuturangiza dusavinge. Ibyo dusavinze tuzanga turebe ko mu by'ukuri ya logo yacu yagiyeho. So muri kubona ko logo yacu yagize ute yagiyeho. So ikindi tugiye gushyiraho ya menu yacu hano, tugiye gushyiraho za menu zacu twabonye, za menu zacu dufite, twabonye ko dufite menu zihe, dufite AI education, ChatGPT niyi. So kundi bingibi ubikora uzaza kuri hano hejuru menu yacu. Murabona ko dufite feature, dufite home iragumaho, ariko zino zindi uragenda uzisiba kiraho menu. Nubango menu uko nabasobanuriye ni mwene ibingibi biba biri hano kuri kugiye politike, ubuzima n'iki, twebwe nawe uzaba ufite menu yawe. Urugero ahangaha ngiye menu nahisemo menu zingahe: AI education, ChatGPT, digital marketing, online business. So nzaza muri blogger yanjye, nze hano muri layout, nimara kuza muri layout nzanga kuri menu. Nzanga muri kubona ko harimo kamanza tubireba ariya, muri kubona haracyarimo za menu zazanye ni menu zazanye na template, kandi ko ibyo turi gushaka timo turashaka ngo wazo ya menu zacu. So menu zacu rero dufite, wana uko nanditse blog muri online business, nandika na blog iri muri ChatGPT, right? Ngenda shaka ngo hano hejuru umuntu nazajya zagakandaho ngo ChatGPT azajya akabona inkuru zose nakoze ziri muri ChatGPT, nakona muri online business azajya akabona inkuru zose muri online business. What I'm going to do, nkuko nayiberetse, uzazanga uze muri layout, urangiza uzanga kuri menu. Uzanga hari alternative ebyiri, bino bintu birimo hano ushobora kubisiba, cyangwa utanabisibye ushobora kugira ute, ushobora kubyeditinga kugira ngo tubyo bitworohe. Turazanga izi feature, reka mbibereke nsibye na editinze. So urabona nkanga ndazanga handitse ngo features, nza hano nshyiremo chat, category bita chat GPT. Ni nangiza nza handitse ngo site URL, nze mite ko mfata nza hano kuri ya website yanjye nakoze, nzanga hano muri bugaca bimwe nakoze ngo weba, ireba nyikandeho. Ireba ni nyikandaho iratakinyereka inkuru ziri muri ChatGPT kuko ni imwe, ako nabari inkuru nyinshi zazirunda hanga. Ni ndenza hano hejuru mfate iyi link iri hejuru, nzaba ariyo nzana nshyiremo hano muri site URL, nenzanga muri save. Ubungu nyishyizemo kugira ngo turebe ko yagiyeho, ndazanga nkore save. Nimara kusavinga ndazanga nze nkore browsing. Vora munaga ko ChatGPT yamaze kuzaho. None reka dufate bino bintu bindi biriho, ngaruke kuri menu yanjye, bino bintu biri munsi ya ChatGPT mbikureho. Bino bintu ntago ari ibyanjye. So nyine ngiye gushyiraho ya menu yanjye ya kabiri ya online business. Murazi ko twakoze web bita online business, ndonyangande kuri online business. Nze hano iyi link iri hano hejuru aba ariyo nyikopiye, ninahiza nze hano nandikemo ngo new item, nze hano munsi nandikemo ngo online
online business nze ngirute nze mfate saving nimara gusavinga ndaza muta kumanuka hano umunsi wibuka nanga kuza kugira ute gusavinga nazanga nonye browsing vora mwana ko no menu yanjye ijeho zingahe ijeho online ningana kwica GPT inkuzanye zose muri cha GPT zayaziza zizanga umpostinze inweze byazahe byazanga ni nayo nzanga muri online business barako nayo inkuzo muri online business zigizute ziraje ikintu tugiye gukora ngiye kwereka uburyo noneho editinga izi menu ugashyiramo link za ya website yawe kibisanzwe urazanga uzano kuri top social top nubango za social media ziri hejuru wakande murabona ko bamaye Facebook ukazanga ukagira ute ugashyiramo link ya Facebook yawe uvuga ekaza ngenewe na nka bene gusenga Samuel on Instagram nirebeho dengi link yanjye ndazanye copy the link nzangaha mfate ya link shyira link yanjye ya Instagram nze nkopie so nzanga nshatse hanga nshyiremo ushatse hano hashyiramo YouTube ibindi byose gagira ute ngashyiraho amalink ya website ngashyiraho amalink yanjye ya website hangaho ushobora no kugashyiramo new item hano ukarekamo wenda YouTube hano ukandikamo nyine ugashyiramo link yayo hano ukagenda uzisavinga ibintu wakoze ukagenda ubisavinga iyo umaze gusavinga hano uragaruka kuri website yawe ukabrowsinga so uza gusanga ko bya bintu byawe byagize ute byakoze uno kuvuga ngo inkuru zose na postinga guys zizajya ziza mu aya category no kuvuga reka mbereke ushaka gushyiramo category yindi kandi category nanga kanshyirano category yindi ya AI education ntago byakunda ntarabanza ngo posting ndabanza nzanga muri post manze posting ngire post runaka nyikoraho kugira ngo bize kunkunde Siemani foto shaka na uploading na bisana ukora ifoto ushaka gushyiramo ifoto uzanga hano hejuru kuri menu ugashyiramo ngo import ukauploadinga sorry nakoze nabikoze nabi ntago ari video ndazanga kuri image nakanze kuuploadinga mu video kuko hano bakauploadinga na video nze nshyiremo ifoto ndi gushaka nzana kuri setting nze nshyiraho ngo original size na uploading nuko ifoto niteko nzanga kuri ubona ko mfitemo labels zingahe mfitemo labels ebyiri ngiye gucamo indi ya AI education so nuko ushaka ko i post yawe ufite iri mu ntuze iri mu makategori menshi uzaza ushyire miliyoni urangiza uzanga muri cyo kwita ChatGPT nawe yishyireho nushaka none business nanga iyi nkuru izagaragara muri education izagaragara muri ChatGPT izagaragara muri online business nurangiza uze ugira ute uze publish inkuru nuzanga kuri ya home page yawe
ubona ko AI education yaje. Ndaje nkane kuri AI education, nze mfata kano kari hano hejuru, nakaza kuri AI education, nzanga muri hano zanyu muri ya dashboard yanjye, nze muri layout, nze kuri menu, nzanga narigebo new item. New item hano nshyiremo AI education, nze nshyiramo hano ya link yanjye, nze savinge, nze hano munsi saving. Saving hano habiri guy, no saving hano hamwe ntago bizakora, bisaba ku saving hano. Nanyiza nzanga hano ngire browsing and refreshing, bana ko guy mwana ko ya AI yanjye education agize ute yaje. So niba muri kubona hano handitse ngo responsive advertisement, tugiye gushyiramo kadingamo advertisement. Murabona ko kwera ko ntabwo ushaka ko video iza kuza kuba ndende, ushaka kwadingamo ni advertisement, uzaza n'ubundi hanga muri dashboard yawe uzanga kuri header ad. So ushaka guhindura bino muri kwibona, ushaka gushyiramo video yawe uzanga ibe ndende cyane. So ngani ibi hano umunsi murabona ko log iracyariho, iyi log iriho ntago ari yacu, n'ubundi you can come ukaeditinga cyo kwita footer logo. Footer logo iriye footer logo iyi. Kuri logo uzazanga uploading mo ya logo yawe, nurangiza uze uyisaving. Wana ko nuza kurefreshinga ya logo yacu yajemo. Hano ugashyiramo about, ugashyiramo content zawe about nyeya, ushyiramo du content dukeya tuvuga about you. Abo ni ushaka ino video bandende cyane kuko nabonye abantu badakunda video ndende, kandi uko birumvikana unacika intege yabibonye. Kaza bino bigambo biri hano ukabikuramo ugashyiramo ibyawe. So save. Okay. Mubonye ko dukoze website yacu irangiye neza cyane. Sinzi niba muri kubona ko ibi bintu bidakomeye, nago bikomeye na gatoya. Cyambere twagiye muri blogger postinga, cyangwa tumaze gupostinga tubona ko template twakoresheje n'undi ni iri very basic. Twagiye kuri website yindi dukuraho template turayizana, tweditinze template turapublishinga. Aka kanya website yacu urabona ko igaragara neza cyane. So ubwo namwe rero task mufite, musabwe gukora blog imeze nk'uku, mujansharinge turebe muri WhatsApp no muri commentaire, nzajya nzireba ngene mbakosora. Niba muri serie, abantu bari serie nababwenga, abantu bari serie tuzagendana, nzabafasha. Umuntu uzanyandikira kuri WhatsApp afite ikibazo, tuzakorana meeting online, nzaguhamagara, uzampamagare, uzanyandikire ngufashe. Umuntu uri very interested, ibi bintu wayibyazamo umusaruro muri bwa buryo bunini nababwiye, kubyikorera ukabikorera abandi. So ubutarere ejo tuzareba uburyo none wakora post iri professional.